kwandikira umuntu kuri WhatsApp cyangwa no kuri Facebook, ariko ukaba ushaka kumwandikira ibintu byinshi ku buryo bigutera ubute bwo kubyandika, nkwereka ukuntu wabikemura. Uraza wenda aha ngaha kuri WhatsApp, uhitemo umuntu ugiye kwandikira, ngewe reka nandikire wenda Biraro by'inka. Uraza hano wandikira, ariko urabanza kureba ko aha ngaha, urabanza kureba yuko aha ngaha hasa hari Ikinyarwanda. Numara kubona ko hari Ikinyarwanda, urazamuka uze kuri aka kantu ka setting, ugakandeho. Uraza hano handitse setting hambere languages, ugakandeho. Harasangaho Ikinyarwanda. Uza gusanga hariho Icyongereza, wenda uraza gufata Ikinyarwanda, ushobora kuza wenda kuri aha ngaha add keyboard, ugahitamo ururimi ushaka usacingisha hano hejuru, wenda reka twe duhitemo Ikinyarwanda ko ari cyo dushaka gukoresha. Urahita uza wemeze kuri quality, wemeze done. Urabona ko Ikinyarwanda cyamajije kujyaho, ariko ushobora no gusanga Ikinyarwanda wenda ushobora no gusanga wenda Ikinyarwanda aricyo cyaje hasi. Reka nkwereke ukuntu urabifata gutya, ugumisheho, wimure gutya, umuvingishe. Urabona ko cyamaze kugeraho. Noneho nurangiza ibyo byose, urabona yuko byamajije gukunda. Guys, ibi ni ibintu byoroshye rwose. Niyo waba ugiye kwandika umugana nk'umwandiko, bihita bikunda neza cyane. Ntiwibuke gukora follow, ubundi uzaza ukurikira amasomo agiye atandukanye kuri TikTok. Ubwa mbere rero ugeze kuri umuyoboro mugari w'ibyegeranyo mu Rwanda, icyo usabwa ni ugukanda subscribe, ugafungura inzogera kugira ngo ukomeze gutungurwa no gusobanukirwa na byinshi cyane bimeze nk'ibicanganye kuri iyi si nzima dutuye.